Amahoro kuri mwe mwese abakurikiye televiziyo Kiliziya imwe, ikaze. Tukaba dukomeje n'ikiganiro cya tumenye kandi twigire ku mateka y'abatagatifu nk'uko mubimenyereye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka ya Mutagatifu Melkiyadi wari Papa. Itariki Papa Melkiyadi yabereyeho Papa ntizwi neza. Bakeka ko ari ku itariki 2 Nyakanga mu mwaka wa 311. Akaba yaritabye Imana ku itariki 10 cyangwa 11 Mutarama mu mwaka wa 314. Mu gihe cye nibwo ubwami bwa Roma bwasinye inyandiko yihanganira ko abakirisitu bakora imihango y'idini ryabo, un édit de tolérance. Icyo gihe ubwami bwa Roma bwategekwaga n'abagabo bagize inyabutatu triumvirati, ari bo Galerius, Licinius na Constantine. Icyo gihe abakristu bemerewe ndetse no kubaka za kiliziya bazajya basengeramo. Icyo gihe abakirisitu bo mu bwami bwa Roma y'Iburasirazuba yategekwaga na Maximin nibo bakomeje gutotezwa nk'uko byari bisanzwe. Icyo gihe nanone kandi umwami w'abami aha Papa Melkiyadi uburenganzira bwo kuzenguruka Roma agira neza za kiliziya, ndetse amuha n'uburenganzira bwo gusubizwa imitungo ya kiliziya yari yarafashwe bugwate, kandi ibyo akaba yaragombaga kubifashwamo na prefe w'i Roma. Icyo gihe Papa byaramworoheye kongera kubaka inzego no gushyira ku murongo imirimo muri kiliziya, ndetse n'ubwisanzure mu bihaye Imana. Muri icyo gihe kandi Papa Melkiyadi yagize ihirwe ryo kwakira i Roma umwami Constantine wari wahindutse umukirisitu. Akaba yarinjiye muri Roma atahukanye intsinzi, atsinze Maxentius ku itariki 27 Ukwakira mu mwaka wa 312. Nyuma yaho umwami w'abami Constantine yahaye kiliziya urugo rw'ibwami, Palais Royal, rwari i Laterano. Nuko Papa arugira urugo rwa Papa, ndetse aba ari naho haba ibiro bya diyoseze ya Roma. Nyuma yaho hubatswe na bazilika yabaye nkuru i Roma. Ku gihe cye hari ikibazo cy'abayobe bakurikiye uwitwa Donati. Ikibazo cyari gikomeye cyane muri iyo diyoseze ya Carthage. Icyo gihe muri diyoseze ya Carthage hashyirwagaho umwepiskopi ari we Cecilian. Noneho na ba bayobi n'abadonatisiti bagashyiraho undi mwepiskopi. Inama ya Papa hamwe n'abandi bepiskopi 18 bemeje Cecilian
ko ari we uba umwepiskopi. Abadonatisiti ari bo abo bakurikiye Donati bitwaga abadonatisiti bakomeje kumurwanya no kurwara inzika, ariko ntacyo byatanze. Abo badonatisiti bashakaga ko abakirisitu bagize ubwoba bagatanga ibitabo bitagatifu ngo bitwikwe, abandi nabo bakihakana ubukirisitu kubera ubwoba bwo gupfa mu gihe cy'itotezwa. Aba ngaba bakurikiye Donati bashakaga ko abo bose bahabwa ibihano bikaze cyane, ndetse hari n'abangaga burundu ko abo bagize intege nke bagaruka muri kiliziya. Abo bakurikiye Donati wari ufite inyigisho ivuga ngo abantu bose bagize ubwoba mu gihe cy'itotezwa rya kiliziya bagatanga ibitabo bitagatifu bigatwikwa, ndetse bamwe bakahakana kiliziya ngo bahabwe ibihano bikomeye birimo no kubuzwa kwinjira mu kiliziya, kugaruka ukundi muri kiliziya. Ubwo rero ntibemeranyaga na Papa Melkiyadi. Papa Melkiyadi ashimwa na Mutagatifu Augustine mu gukemura ikibazo cy'umwepiskopi Ceciliyani wari ubangikanye na Donati wari ufite ubuyobe. Melkiyadi ashimwa kuba yarashoboye kuyobora kiliziya y'Imana mu mahoro no mu kwigengesera ntahubuke. Muri icyo gihe kandi Papa Melkiyadi yashyizeho itegeko ribuza abakirisitu kwibabaza ku wa kane no ku cyumweru. Nyuma y'urupfu rwe ku itariki 10 cyangwa 11 Mutarama mu mwaka wa 314 yashyinguwe mu irimbi ryitiriwe Mutagatifu Karisiti, batangira kumwiyambaza nk'umutagatifu. Twizihiza Mutagatifu Melkiyadi ku itariki 10 Ukuboza buri mwaka. Tubashimiye ko mukomeje kudukurikira. Wagira ikibazo cyangwa igitekerezo ashaka kutugezaho, yareba muri izo nimero zigaragara muri iki kiganiro. Byakusanyijwe na Padiri Theophile Twagirayezu wa Diyosezi ya Byumba. Murakoze cyane. Nyagasani Yezu nabane namwe. Njye nitwa Jean Pierre Urukundo. Dukomeje kubana kuri televiziyo Kiliziya Imwe. Melkiyadi Mutagatifu udusabire.